nkomeza imiryango itandukanye yaba ifite ababo bashyinguye muri uru rwibutso ndetse n'ahandi hatandukanye. Igihe nk'iki ngiki aba ari umwanya mwiza kugira ngo dutekereze kabiri, dutekereze urugendo abanyarwanda bakoze, tunatekereze n'urugendo dukwiriye gukora. Nitwa Jean Damascene Barahira, ndi umujyanama mu nama njyanama y'umurenge wa Bumbogo uhagarariye urubyiruko. Umwanya nk'uyu nguyu mba nishimiye kuganira n'urubyiruko bagenzi banjye. Impamvu byishimira iyo urimo kuganira n'urungano, muratebya, murishima, murababara, ariko muba mungana nyine. Nishimira kuganira n'ababyeyi kuko mbakuraho byinshi ntabonye ntamenye ariko baciyemo. Jenoside nanjye yabaye ndi muto cyane, ntabwo nari mukuru ku buryo hari byinshi nzi, ariko uko umuntu agenda yiga amateka agenda arushaho kuyamenya no kuyasobanukirwa. Burya iyo uganiriye n'umuntu waciye mu rugendo rujya gusa n'urw'abanyarwanda baciyemo, mu by'ukuri ubuhamya bufatika. Abakiri bato rero ndagira ngo banyeshuri, ikiganiro tugiye kuganira ni ikiganiro, ntabwo ngiye gusoma ivanjiri nka padiri, ni ikiganiro tugiye kuganira. Mutege amatwi, abanyarwanda bakoze urugendo rutari rworoshye, ariko uyu munsi natwe dufite urugendo turimo turakora. Utazi yava ntabwo amenye yajya. Ndagira ngo rero muze gutega amatwi, nze gusaba protokole bankundiraho, ndaza kubaza abanyeshuri bari bari hafi babashyikiriza indangururamajwi kugira ngo tuganire koko. Bituma umuntu ataha yasobanukiwe kandi yagize ibyo amenya atarazi. Aba banyeshuri ndamya ntashidikanya ko nta n'umwe wiga, yaba JS Bumbogo yaba EP Nkuzuzu, wari uriho mbere ya 94. Ndabihamya rwose. Urumva nanjye nari mutoya kandi amashuri nayavuyemo kera, bivuze ngo turacyari bato, turacyakeneye kwiga amateka no kuyamenya. Mbere y'ikiganiro rero ndagira ngo tubanze dutekereze ubundi kuki ari ngombwa kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuki ari ngombwa? Ntabwo igihe nk'iki ngiki mbere ya 94 abanyarwanda bafataga umwanya nk'uyu nguyu ngo tugiye kwibuka. Uyu munsi ni ukubera iki twibuka? Kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ni igikorwa ngarukamwaka, ngira ngo buri mwaka turibuka, benshi murabizi n'abatoya mumaze kumenya. Ni igikorwa rero giteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, aho irangashingiro yaryo rigira riti twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi igahitana abana b'u Rwanda barenga miliyoni, twibuka n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Iyo ni impamvu ikomeye ituma twibuka miliyoni y'abanyarwanda irenga uyu munsi yarishwe. Iyo bavuze miliyoni y'abanyarwanda irenga, impamvu badapresiza umubare bavuga ngo ni miliyoni yuzuye, nuko n'uyu munsi hari abanyarwanda bishwe tutaramenya imiryango yazimye ni bangahe, ariko ku mibare duhabwa na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda bigaragara ko miliyoni yararenze y'abanyarwanda yapfuye. Itegeko nshinga risobanura ko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bijyana n'inshingano yo kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside, bikabivuga muri aya magambo: twiyemeje kurandura burundu ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibyo igaragariramo byose, amacakubiri n'ivangura bishingiye ku moko, ku turere n'ibindi ibyo ari byo byose. Kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, twibaze iki urubyiruko ruri mu mashuri. Abanyeshuri muri kunyumva? Aba hepfo muri segonderi muri kumva? Iyo mutikirije abarimu barabizi, iyo umunyeshuri atakwikirije afatamo ibintu bibiri: yumvishe cyangwa nta kintu utahanye.
nta kintu atahanye cyangwa yabyumvisha. Icyo rero bimarira urubyiruko ruri mu mashuri, bibafasha guha agaciro abazize jenoside yakorewe abatutsi, kumenya ukuri ku mateka ya jenoside, gusobanukirwa neza uruhare rwabo mu kuyabungabunga, kurwanya ingengabitekerezo n'amacakubiri no guharanira ko jenoside kubaho ukundi. Ngira ngo niwo mukoro dufite, ni nacyo bituma ari nk'abanyeshuri iyo tumaze kumenya ko jenoside ari icyaha gikomeye, ari ikintu kidakwiriye kuba, dufata iya mbere mu guharanira ko iyi jenoside yabaye muri iki gihugu cyacu itazongera kubaho ukundi. Bifasha kandi gukomeza kwimakaza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda mu kubaka ihame ry'ubumwe bw'abanyarwanda. Ngira ngo uyu munsi abakiri batoya babajije ngo uri iki, usubiza ngo iki, usubiza ngo iki? Ndi umunyarwanda. Mwabibwiwe nande? Ntawe? Nande? Animateri na teacher n'ababyeyi babibabwiye kugira ngo bigende gute? Bababwiye kugira ngo mubimenye. Mbese ntimwari mubizi? Hoya. Murakoze cyane. Reka mbabaze, ubundi jenoside ni iki? Ntihagira unsubiza. Ntihagira unsubiza. Muri segonderi ndabareba no murakumepa, ntabwo bikunda. Muri primaire muri kwisakuriza. Jenoside ni iki? Iyo bivuze mwumva ari iki? Ntihagira utera urutoki twumve. Reka mbafashe. Jenoside bivuga kimwe muri ibi bikorwa bikurikira bikoranywe umugambi wo kurimbura bose cyangwa igice cy'abantu bahuriye ku bwenegihugu, ubwoko, ibara ry'uruhu n'idini. Ibyo bikorwa ni ibi bikurikira: harimo kwica abantu b'itsinda rimwe, gukomeretsa bikabije cyangwa ibitekerezo by'itsinda rimwe, gushyira abantu b'itsinda rimwe mu buzima bubi ubigendereye ko barimbuka bose cyangwa igice, no gushyiraho uburyo bubuza iryo tsinda kubyara, kwamburira itsinda abana babo bagahabwa irindi ridafite aho bahuriye. Muri kubyumva? Muri kubyumva? Mukanye n'insozi ikiganiro ndababaza, iyo mudafata n'abazero. Kugira ngo jenoside ishoboke igomba kuba ishyigikiwe na leta. Biri kumvikana? Ntabwo ngewe ku giti cyanjye navuga ngo ngiye gukora jenoside ngo bikunde leta itanshyigikiye. Ntabwo icyiciro cy'abanyarwanda runaka gishobora kwifata ngo kigiye gukora jenoside leta itabirimo. Bivuze ngo rero haba harimo akaboko ka leta kugira ngo umugambi wa jenoside ugerweho. Uwicwa ntabwo azira icyo yakoze. Biri kumvikana? Iyo leta imaze gushyigikira umugambi wa jenoside, ntabwo uwicwa aba azira icyo yakoze. Oya, avuga ngo uriya ni umujura ngo agomba kwicwa. Oya, iyo ntabwo ari jenoside baba bamukoreye. Ngo uriya ngo akunda kubeshya abantu ngo agomba kwicwa. Ntabwo ari jenoside baba bamukoreye. Ahubwo azira gusa ko hari umwe mu bagize igice cy'abo baturage bagomba kwicwa gusa. Bivuze ngo iyo bavuze ngo icyiciro cy'abanyarwanda bameze gutya cyangwa abantu amatsinda ameze gutya bagomba kwicwa bakavaho. Uwo muntu wishwe ukorewe jenoside bivuze ngo abazize ko ari muri iryo tsinda gusa, nta kindi kintu abazize. Nk'uko byagenze muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 n'indi myaka yagiye itambuka. Kuki tuvuga jenoside yakorewe abatutsi? Ntituvuge intambara, ntituvuge n'ibindi byose. Murakurikiye? Kuki tuyivuga tukavuga ko ari jenoside tukongeraho yakorewe abatutsi? Mutega amatwi mwumve. Tuvuga jenoside yakorewe abatutsi kubera ko abahigwaga
bari bahuriye ku bwoko bw'abatutsi. Yumva tuvuga jenoside yakorewe abatutsi, iki mugifate neza, kubera ko abahigwaga n'abicwaga bari bahuriye ku bwoko bw'iki. Yego, hagati y'1990 kugeza muri 1994, mwumva imyaka ine itambutse, ubutegetsi buyobowe na Perezida Habyarimana Juvenal bwateguye umugambi wo gutsemba igice kimwe cy'abanyarwanda b'abatutsi kandi bubishyira mu bikorwa. Muteze amatwi ngo mu kuva mu 1900 kuva muri 1990 kugeza muri 1994, jenoside rwose, umugambi wa jenoside wo gutsemba abatutsi warateguwe kandi ushyirwa mu bikorwa. Hanyuma ahangaha turareba ni iyihe nkomoko ya jenoside yakorewe abatutsi. Reka tuganire kuri iki ngiki. Jenoside yakorewe abatutsi ntago bapfuye kuyitekereza gutyo gusa ngo baze yikubitaho ngaho muri 1994. Mbere y'umwaduko w'abakoroni, bizi sibyo? Babazungu mujya mwumva ngo baje mu Rwanda kera muri za 50 na kangahe. Abanyarwanda bari babanye neza, bahujwe n'ururimi, basangiye umuco, buri kumvikana. Ibikorwa babikoraga mu bumwe, ugasanga hano hari abanyarwanda barimo barahinga, abangaba barimo barorora, barimo barabumba, ariko bagahuzwa n'uko ari abanyarwanda, bagahuzwa n'umuco wabo utari ahandi mu bindi bihugu. Urubyiruko mutega amatwi neza, rwigishwaga mu itorero indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda. Aho turacyari imbere y'umwaduko w'abakoroni. Hari harimo ibyo bigishwaga: gukunda igihugu, bigishwaga kugira ubumwe, bigishwaga ubupfura, bigishwaga gukunda umurimo, ndetse n'ibindi bikorwa byatumaga umuntu azakura akaba umugabo. Ntabwo bigishwaga ngo angakanaka, angakanaka, angakanaka. Bo bigishwaga kuzasimbura ababyeyi babo ku byo bakoraga kugira ngo igihugu kizakomeze kuba kimwe, bazakomeze kuba abanyarwanda bunze ubumwe, bazakomeze kugaragaza ko bafite umuco umwe. Nibyo byarangaga abanyarwanda. Abakoroni bamaze kugera mu Rwanda basenye bwa bumwe bw'abanyarwanda. Muteze amatwi, mwumvishe imibanire bari bafite abakoroni bataraza. Bahageze bareba ukuntu abanyarwanda babanye, bareba ukuntu bishimiranye, bareba ukuntu bafashanya mu turimo dutandukanye, bareba ukuntu umuco wabo ari umwe. Baravuga ariko aba bantu uburyo babanyemo dukwiriye kuba twabashobora tukabinjiramo bigakunda. Oya, ahubwo bahita batangira gusenya bwa bumwe bwabo n'indangagaciro bari bafite na za kirazira, batangira kubivanga. Ubwo kugira ngo ni kari gatangiye kuba se? Kari kabaye rwose. Bigishije ko abanyarwanda badakomoka hamwe. Umva ukuntu batangiye kandi. Ndaje ngeze mu gihugu, nsanze mubanye neza, tuvuge basanze mu kigo cy'amashuri, murigana, mwiga amatsiyeri zimwe, mukora ibizamini bimwe. Ntangira kabyata ariko buriya mwabana mwe abahungu n'abakobwa buriya ntabwo mukwiriye kuba murimo kwiga ibintu bimwe. Ubwo nikabaye mugatangira kuvuga ko hari ibyo umuhungu akwiriye kwiga, umukobwa hari ibyo akwiriye kwiga. Batangira batyo, batangira kuvuga ko badakomoka hamwe, batandukanye mu mitekerereze no mu miterere. Baciyemo ibice abanyarwanda babaha amoko. Bamwe babita abahutu, abandi babita abatutsi, abandi babita baki segonderi. Muraza kubona ze mwumve primaire. Biri kumvikana. Ntago ayo mazina ntago bayazanye bayakuye mu bihugu by'iwabo. Ni amazina basanze abanyarwanda bafite, ariko ntago yari amoko. Bavuga ko byari kira segonderi. Mumbwire iyo bavuze abahutu, abatutsi, abatwa, ubundi ayo mazina bayahaga abanyarwanda bavuga ko ari iki? Yego ti vuga cyane. Naho nyine abantu bakora
wonderful. Kugira ngo se si ibyo byari ibyiciro by'imibereho y'abanyarwanda, ntago bwari ubwoko bw'iki. Abivuze neza cyane rwose, excellent. Nuko bari bibereyeho, baraza bafatira kuri ayo mazina abanyarwanda bari bifitiye, maze baravuga bati rero reka dufatire ahangaha tubone ahantu tuhera tubatanya tubayobora. Nuko byajere kutagira ngo hari ukundi. Byari ibyiciro by'imibereho. Uyu munsi nabaga ndi umututsi, ejo nkaba umuhutu, byarashobokaga cyane. Umuvandimwe wanjye akaba ari umututsi, nkaba ndi umuhutu, biri kumvikana kubera ko imibereho yanjye niyo yanganishaga muri cya cyiciro abanyarwanda babaga. Byagenze gute rero kugira ngo ingengabitekerezo ya Rwango ishinge imizi kugeza kuri jenoside yakorewe Abatutsi? Murakurikiye? Kugira ngo ingengabitekerezo y'u Rwango ishinga imizi, byatewe n'imiyoborere mibi yari ishingiye kuri politike y'ivangura n'amacakubiri y'abategetsi babi bayoboye u Rwanda nyuma yo kubona ubwigenge mu 1960 na kangahe na kabiri. Abo bategetsi ni bande? Muzi bande bari bategetse u Rwanda muri icyo gihe? Ababirigi. Mukurikire neza, kugira ngo ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa y'u Rwanda ishinga imizi, byatewe n'imiyoborere mibi yari ishingiye kuri politike y'ivangura n'amacakubiri y'abategetsi babi bayoboye u Rwanda nyuma yo kubona ubwigenge. Abo bategetsi ni bande bayoboye u Rwanda nyuma yo kubona ubwigenge? Geregwari wayoboye u Rwanda kuva mu 1962 kugeza mu 1970 na kangahe na gatatu. Abigisitwari barabizi. Ndetse na Habyarimana wategetse u Rwanda kuva muri 1973 kugeza muri 1994. Byumvikanye? Abo bategetsi rwose ubutegetsi bwabo bwahembeye amacakubiri kugeza jenoside ibaye. Bifashije iki? Niki bifashishije kugira ngo iyo jenoside igerweho? Icyambere, bifashishije imiyoboro irimo imbwirwaruhame z'abategetsi, itangazamakuru ribi, amashuri nk'aya murimo, amashyirahamwe yo mu miryango n'ibindi n'ahandi hatandukanye hahuriraga abantu benshi. Byari byoroshye ko batanga ubutumwa. Ibi ngibi bakabishingira kuri ba bakoloni baza ivangura mu banyarwanda, ibyari ibyiciro by'imibereho bakabihindura amoko, hanyuma bwa butegetsi burayoboka, buyoboka ya ngengabitekerezo, buyoboka ya macakubiri, kuko ibyo bababwiye babona ko ari byo, batangira kugaragariza abanyarwanda ko ntacyo bahuriye. Bigishaga kandi ko umututsi ari umwanzi w'igihugu, bamuhimba amazina mwambura ubumuntu. Muri ayo mazina mujya mwumva yo bajya bavuga babitaga ni nka yahe? Inyenzi, inzoka, n'igikeri. Buriya n'igikeri barakibitaga, bahitaga amazina menshi rwose, harimo n'ayo ngayo muvuze. Babigisha ko kwica umututsi nta nkurikizi, kumva bakubwira ngo kwica umuntu nta nkurikizi bizakugiraho. Uyu munsi byakunda se? Wakica umuntu bikaguhira? Ariko bo bababwiraga ko rwose kwica umuntu ari ibintu biri aho ngaho, nimo kunywa amazi, kuko iyo unyweye amazi ntabwo agaruka. Ikindi bashingiyeho, bimitse umuco wo kudahana no kugororera abakoze ibyaha byibasira abatutsi, bahabwa imitungo yabo. Yumvira nawe ngo genda wice runaka, hanyuma numara kumwica iriya mitungo leta uyijyana. Nyumvira ibyo babagoreraga. Iyo ngororano niyo hari abakibikora se? Ntabo. Ikindi bakwirakwije ivangura n'urwango, bavuga ko abatutsi nibaramuka bafashe ubutegetsi, nyumvira, nibaramuka bafashe ubutegetsi mu Rwanda, abahutu bazashira, bityo bakabumvisha ko bagomba gufata iya mbere bakirwanaho. N'abanyeshuri, n'ababyeyi, biragoye kubyumva no kubisobanukirwa.
abavandimwe babiri, umwe yari umuhutu undi ari umututsi, bavindimwe ku babyeyi bombi, ariko bakababwira ko abatutsi nibaramuka ngo bafashe ubutegetsi ngo abahutu bizarangira. Ese wa wundi wavuye mu cyiciro cy'abatutsi akajya mu bahutu we bizaba byagenze bite? Ibyo ngibyo turabyibaza. Nyine yari ivangura, ariko ntibatekerezaga kabiri nk'uko natangiye mbibabwira ngo dukwiye gutekereza kabiri. Ikindi, bakoresheje urubyiruko nk'icyiciro kigize umubare munini w'abenegihugu. Bikumvikana? Urubyiruko muri kumva? Buriya kugira ngo jenoside igerweho ntabwo yakozwe n'abasaza rukukuri, ntabwo yakozwe n'impinja. Urubyiruko nkatwe abari mu myaka nk'iyanyu nk'iyacu nibo bafashe iya mbere, bayoboka umugambi mubisha wo gutsemba abatutsi. Barigishwa, barayoboka rwose, baravuga bati bya bintu nibyo pe, bya bintu nibyo rwose, dukwiriye kwikiza umwanzi. Babitaye ngo ni ukwikiza umwanzi mw'abantu, umuntu mwasangiye, umuntu mwiganye, umuntu mwareranywe, umuntu musangiye ururimi ngo ni umwanzi wawe. Ikindi, bizezaga urubyiruko, dore ko amaraso yacu rwose y'indirirarugamba niko tubayeho, bigishaga urubyiruko babizeza ko bazatwara imitungo y'abatutsi bazicwa, bibatera kwitabira jenoside. Bumvaga ko zanka ya mitungo yose, bya byiciro by'abanyarwanda bari barimo abatutsi, nibaramuka babishe bakabarangiza, ya mitungo yabo yose izabe yabo. Byumvikanye? Ubu wasanga hari umunyeshuri wiga akavuga ati ariko buriya ari njye jyenyine wiga mu ishuri, sinahora mba uwa mbere, hari uwatuma mba uwa kabiri cyangwa gatatu. Murahari? Batuba ndi mu ishuri jyenyine rwose, nawe uwa mbere cyangwa nkigishwa jyenyine n'undi banyimura. Nizere ko ntawe uhari. Ikindi, hari kudashishoza no kutareba kure byatumaga urubyiruko rukurikira buhumyi ibyavugwaga n'ibyakorwaga n'abategetsi babi, bituma bitabira jenoside. Ibyo bababwiraga bavuga ngo ndiyo saa, ariko abafande ntibanyumve nabi, ndiyo saa uyu munsi ntabwo ari ikibuzi. Ibyo bababwiraga barabiyobokaga byose, bakumva ko ariko kuri kandi ariyo njyana bakwiriye kujyamo. Ikindi ni propaganda y'ibinyoma yakwirakwizwaga n'abayobozi n'itangazamakuru ribi, byatumaga abatutsi bafatwa nk'abanzi b'igihugu. Harimo ikinyamakuru Kangura, harimo radiyo RTL, mujya mubyumva mu mateka, na radiyo Rwanda, bashishikarizaga abahutu kwanga no kwica abatutsi. Abategetsi bavanguye abanyarwanda, abatutsi babuzwa amahirwe yo kwiga no kubona akazi, ndetse n'abaturage bakomoka mu gace abayobozi bakuru baturukagamo bahabwaga amahirwe aruta ay'abandi baturage. Ayo mahirwe abahutu bahabwaga yatumaga bakurikira buhumyi umugambi mubisha wa leta. Bivuze ngo kugira ngo ube uri umututsi icyo gihe uzahabwe amahirwe nk'ay'umuhutu yahabwaga byaragorana. Bavugaga ko n'ubundi ntacyo ushobora kumara usibye kuba uri umwanzi w'u Rwanda, uri inyenzi, bya bindi byose wowe ukwiriye gupfa. Kwiga mu mashuri, amateka arabiduha, kugira ngo wige uri umututsi uzarangize kwiga, muri iyi minsi tubyita ngo ni kata. Byabaga ari kata rwose, ntabwo byari byoroshye. Ariko uyu munsi abanyeshuri mwese muri iki? Ese hari umwarimu ujya uza akababwira ngo abahutu mwicaye muri iki gihanda, abatutsi muri iki ngiki abatwa? Arahari? Cyangwa murabiduhisha? N'uzabibabwira muzamubwire ngo uratubeshye. Hari iby'ingenzi rero byaranze ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi. Leta ya Habyarimana, aka ngaka mukumve neza, yifashishije inzego zayo zitandukanye, niyo yateguye inashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi kuva mu Kwakira muri 1990, nk'uko ingero zikurikira zibyerekana. Nubwo iyi leta ya Habyarimana yatangiye gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside, ntabwo ari bwo ugiye kugenda bicwa, bafungwa, bakubitwa bazira uko bavutse. Biri kumvikana? Ku ngoma, kuri leta ya Habyarimana, leta ya mbere nako ya Kayibanda,
biri kumvikana mwumva amateka tubwira ngira ngo hari n'abandi banyarwanda twebwe dutuye kuri uyu musozi wa Bumbogo abenshi abarabazi Induba ntimuhazi hari ahantu bita mu Rwabayanga bajyanaga y'abanyarwanda bacu bakajya kubasurikayo bakabicirayo kandi icyo gihe 94 byari bitaragera muri base jenoside yaratangiye 94 mu ngero baduhaye muri 90 muri Ngororero hishwe abatutsi benshi mu Ngororero ari muri 92 naho hishwe abatutsi mu karere ka Bugesera na Rulindo mu kwezi kwa gatatu mu 1992 naho abatutsi barishwe murumva twagira 94 izo ni zimwe mu ngero barimo baraduha mu kwezi kwa mbere mu 1993 habaye ubwicanyi bwibasira abatutsi mu duce twinshi tw'igihugu noneho ntabwo ari mu karere kamwe ntabwo ari muri tubiri mu duce twinshi bari barashatse ibikoresho bihagije umugambi bawugeraho batangira kugira gute gutsimba abatutsi mu gihugu cyose mu gushimangira umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 muri 1994 muramurikiye cyangwa mwasinzire ndeke mu kwishimangira hishwe cyane cyane abanyapolitiki barwanyaga umugambi wa jenoside harimo Madamu Uwiringiyimana Agatha wari minisitiri w'intebe n'abandi batavugaga rumwe na leta icyo gihe mwumve namwe ku itariki 7 indege ya Habyarimana yarayihanutse ku itariki 6 mujya mwumva iyo ndege se Habyarimana yari umutegetsi wari uyoboye u Rwanda kuva mu 1973 kugeza muri 1994 ku itariki 6 ndumva hari ku mugoroba nibwo indege ye yahanuwe avuye mu nama i Dar es Salaam muri Tanzania muri Arusha imaze guhanurwa kubera ko bari bariteguye barashatse ibikoresho ku itariki 7 abarwanyaga umugambi mu wisha wa jenoside nibo bahereyeho ubundi y'umukuru w'igihugu avuyeho ahita hakurikiraho minisitiri w'intebe niwe bahereyeho rero babaramwishe n'abandi bategetsi hashyizweho guverinoma y'isi y'abatabazi ku itariki ya 8 Mata 1994 iyobowe na Dr. Theodore Sindikubwabo abaperezida wa Repubulika Jean Kambanda abaminisitiri w'intebe bahise bashyiraho nyine guverinoma bateye guverinoma agomba gutabara ariko mwumva ubutabazi yakoze iyo guverinoma yari ifite gahunda imwe gusa gutanga umurongo w'uko jenoside igomba gukorwa mu gihugu cyose gutanga intwaro no gukangurira abaturage gukora jenoside namwe mu nyumvire iyo leta y'abatabazi yagiyeho abanyarwanda bari batangiye kwicwa bagira ngo barakize hanyuma bashyiraho umurongo mugari noneho urutu wari uriho batanga ibikoresho hirya no hino mu makomine mujya mwumva imbwirwaruhame ya Jean Kambanda avuga ngo mugende mukwire mu makomine hose intwaro muzifate buri wese ategetswe nubwo bamusabaga ategetswe gukora akazi kandi akagakora vuba neza ako kazi karako kugira gute kwica umuntu nkawe abategetsi batandukanye bashishikarizaga abatutsi guhungira ku nyubako za leta mu nsengero kiliziya n'ahandi bababeshya ko ariho bazabarindira umutekano nyamara bwari uburyo bwo kubegeranya kugira ngo bazabone uko babicira hamwe bitabagoye barababwiye ngo hagiyeho leta y'abatabazi itangiye gukusanya ibikoresho itangiye guteguza no kubwira abantu kujya hirya no hino abagombaga kwica abatutsi babahaye ibikoresho baberetse inzira bagomba kunyuramo none bagiye kubwirwa ruhame rati mwese mugende muhungire hariya mujye kuri leta ku nyubako za leta abandi mugende mujye mu nsengero niho tugomba kubarindira kuko niho twizeye ko hari umutekano wanyu kandi babonye umwanya wo kugira ngo bazababonere hamwe biri kumvikana ngayo nguko hifashishijwe urubyiruko rwari rwarahaye imyitozo ya gisirikare rwibumbiye ahanini mu mitwe y'interahamwe za MRND n'impuzamugambi za CDR rwafatanyije n'abasirikare ba leta FAR abapolisi ba komini
abajandarume n'abaturage b'intagondwa. Abategetsi bo mu nzego nkuru za leta n'izishinzwe umutekano bashishikarizaga urubyiruko bababwira ko nibamara kwica abatutsi bazahabwa imitungo yabo. Byatumye urubyiruko rwitabira ku bwinshi gukora jenoside. Abanyeshuri mutega amatwi neza, jenoside ahanini yakozwe n'urubyiruko kuko nirwo rwari rufite imbaraga, nirwo rwari ruzi kwirukanka, nirwo rwari rwarahawe imyitozo ya gisirikare, nirwo rwari rwarateguwe ko imitungo y'abatutsi nibamara gupfa bazayitwara n'ibindi. Jenoside yakorewe abatutsi yakoranye ubugome ndengakamere, aho abicanyi batatinye no kwica abarwayi bafite ibibazo byo mu mutwe bari mu bitaro bya Karayesi Ndera bazira ko ari abatutsi. Nawe ujye unyumvira, muzi abafite ibibazo byo mu mutwe ukuntu babimereye, simubazi? Ntabwo abazi ibipfa n'ibikira, ntabwo abazi ngo ndava ndajya he, ntabwo abazi ngo ndabigenza nte, nta nkuru n'imwe bafite. Ariko babasanze Ndera muri Karayesi mujya muhumva nabo barabicara. Rero ubwicanyi bwabaye icyo gihe ni ndengakamere. Ntabwo dukwiriye kongera gutekereza ko jenoside ikwiriye kugaruka mu gihugu, kandi ndatekereza ko buri wese uri ahangaha ahagaze bwuma, ahagaze gitwari, atekereza ejo h'igihugu ndetse no gutekereza ko umugambi wa jenoside ugomba guhagarara uko byagenda kose. Ninde wahagaritse jenoside yakorewe abatutsi? Mumbwira abanyeshuri. Inkotanyi. Aravuze Inkotanyi, aravuze Paul Kagame, abandi se? FPR n'Inkotanyi na Paul Kagame, abandi? Yego, nibyo rwose. Jenoside yakorewe abatutsi yateguwe inashyirwa mu bikorwa n'umuryango mpuzamahanga urebera, yahagarikwa muri Nyakanga muri 1994 n'ingabo zahoze ari iz'umuryango FPR Inkotanyi, zari zirangajwe imbere n'umugaba mukuru w'ingabo wazo nyakubahwa Paul Kagame, akaba na perezida wa Repubulika y'u Rwanda uyu munsi. No gushimirwa cyane, we n'abo yarayoboye bakoze akazi katoroshye, bemera kwicwa n'izuba, bemera kunyagirwa n'imvura, bemera gutakaza ubuzima bwabo kugira ngo abanyarwanda bagire ubuzima. Biri kumvikana? Bararurwanye nk'urubyiruko, hasigaye nta hacu. Ntabwo bahagaritse jenoside gusa ngo bigende bavuga ngo akazi kacu kararangiye. Ntabwo ariko byagenze. Uko ingabo zarwanaga na leta y'abicanyi hagamijwe guhagarika jenoside yakorewe abatutsi no kubohora igihugu, ni nako zakoraga ibishoboka byose ngo zirokore abatutsi babaga bataricwa. Abenshi mu bahagaritse jenoside nabwo bari urubyiruko, nubwo bari bato ariko ntabwo bari gito. Urubyiruko murakurikiye? Jenoside yateguwe n'Abanyarwanda, ikorwa n'Abanyarwanda ndetse ihagarikwa n'abaki? Abanyamahanga bararebera. Ariko igishimishije nk'urubyiruko ni uko bagize uruhare kugira ngo jenoside ihagarare, bari urubyiruko nkatwe. Biri kumvikana? Niyo mpamvu bari batoya ariko ntabwo bari gito, sibyo? Hari ingaruka rero nyinshi zatewe na jenoside yakorewe abatutsi. Hishwe abatutsi barenga miliyoni, isiga imfubyi n'abapfakazi, isiga ibikomere byo mu mubiri no mu mutima, ndetse n'urwikekwe n'ipfunwe mu banyarwanda. Igihugu cy'u Rwanda cyari cyarasenyutse mu nzego zose. Abatekerezaga ko u Rwanda ruzongera kuba igihugu, abanyarwanda bakongera kubana nk'uko kera bahoze mbere y'umwaduko w'abakoloni. Ni ukuvuga ngo jenoside imaze gukorwa, igihugu cyari cyarapfuye pe. Abakuze barabizi, baciye muri ayo mateka. Natwe abakiri batoya tugenda twiga amateka duhabwa igihugu rwose, nta n'ufite icyizere cy'uko kizongera kuba igihugu. Abanyarwanda bari bafite ibikomere bumvaga batazakira. Abakoze jenoside nabo bari aho ngaho bafite ipfunwe, kuba bamaze gutekereza basanga ibyo bakoze ari amahano kandi batari bugarure igihe. Mbese igihugu byari byarivangavanze, abantu barayobewe uko bazabigenza.
leta y'ubumwe bw'abanyarwanda imaze kujyaho ku itariki 19 Nyakanga 1994 yihutiye kubaka ubumwe bw'abanyarwanda inashyiraho ingamba zo guhangana n'ikintu cyose kiganisha ku ivangura n'amacakubiri mu banyarwanda. Niko kazi kambere kakozwe kongera kubanisha abanyarwanda. Hashyizweho gahunda zitandukanye zigamije kwita ku mibereho y'abarokotse, ubutabera bwunga nk'inkiko gacaca, hagaruwe itorero ry'igihugu ryari ryarasenyutse, himakajwe umuco w'ibiganiro. Uyu munsi niyo mpamvu turimo turaganira ku mateka yaranze igihugu cyacu. Hagaruwe umuganura, kugira ngo mu kwa munani tujya duhurira hirya no hino mu midugudu tukaganura. Hanashyizweho gahunda zo kurwanya ubukene no guteza imbere imibereho myiza, kugira ngo uyu munsi hari gahunda ziri gufasha abanyarwanda kwikura mu bukene zitandukanye zigenda zigera kuri buri munyarwanda, ndetse na gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge himakazwa ihame rya ndi umunyarwanda. Icyo kiganiro bagiye bakibaha mu kigo, mu mashuri babaye ikiganiro cya ndi umunyarwanda. Yego, si kiba ari cyiza se? Ikindi uhitawe ku rubyiruko by'umwihariko n'ahazaza heza harwo, ibyo biri mu by'ingenzi igihugu cyiyemeje. Hashyizweho politiki y'uburezi budaheza, niyo mpamvu mwese muhurira mu mashuri mukiga, utsinze agakomeza, usibiye agasibira. Ubumenyi bwacu rwose tukiga tugakura, tukazavamo abagabo beza n'abagore beza n'abayobozi beza n'abandi. Hashyizweho amahuriro y'urubyiruko na gahunda zinyuranye zirimo urugerero, intore mu biruhuko, mujya muri ryitabira iyo mwatangiye ibiruhuko, igihango cy'urungano, ibiganiro bya ndi umunyarwanda nk'uko twari twabivuze mu mashuri, n'amahirwe atandukanye abafasha kwiteza imbere. Urubyiruko rero, ahangaha ngiye gusoreza, tuhatega amatwi tuwumve neza. Ni uruhe ruhare rw'urubyiruko mu rugendo rwo kubaka igihugu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi? Mwumve uruhare rwacu kugira ngo dukomeze dusigasire amateka, tunayigireho, tunubake ejo hazaza. Urubyiruko rw'icyo gihe rwagize uruhare rukomeye mu bikorwa bikwiriye gushimwa no kwagurwa, nko kugarura umutekano mu Rwanda no mu mahanga, kurinda isura y'igihugu hifashishijwe imbuga nkoranyambaga, basangiza abandi intambwe nziza u Rwanda rumaze gutera, kugira uruhare mu miyoborere myiza y'igihugu, kumenya no kumenyekanisha amateka y'ukuri y'igihugu, gukorera hamwe no gufashanya mu masomo. Murumva abanyeshuri? Gukoresha neza ikoranabuhanga mu kwiga no gusangira ubumenyi bufite akamaro aho gukwirakwiza ibihuha, kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa binyuze mu mahuriro n'andi mashyirahamwe abarizwa mu mashuri yisumbuye na za kaminuza, kwitabira ibikorwa byo kwita no gufasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, ndetse no guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside, guhanga imirimo mishya no gukemura ibibazo hifashishijwe ikoranabuhanga, kumenyekanisha igihugu cyacu binyuze mu ndirimbo, filime n'ikinamico, imikino yimakaza ubusabane n'ubworoherane. Urubyiruko kandi rwagiye rwitabira ibikorwa by'ubwitange n'ubukorerabushake. Kugira ngo uyu munsi dufite ibikorwa tugenda duhuriramo nk'urubyiruko bidufasha kubaka igihugu mu byiciro bitandukanye. Ntabwo dukwiriye rero gusubira inyuma. Urugamba rw'amasasu rwararwanywe, abatubanjirije bararurwanye, ariko twebwe tugomba kurwana urugamba rw'iterambere, ndetse n'urugamba ruri hanze ahangaha rw'imbuga nkoranyambaga. Mujya mubona abakoresha social medias uburyo birirwa bavuga u Rwanda uko rutari. Dufite rero uruhare runini, dufite akazi gakomeye ko kuvuguruza bariya birirwa bavuga u Rwanda uko rutari, tukabereka u Rwanda twifuza, tukabereka u Rwanda dufite. Niko kazi dufite nk'urubyiruko. Hari inzitizi duhura nazo zituma ubumwe bw'abanyarwanda butagaragara cyane mu rubyiruko. Ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje kugaragara no gukwirakwizwa mu byiciro bitandukanye by'abanyarwanda mu karere, by'umwihariko mu rubyiruko. Hari urubyiruko rugifite ibikomere bikomoka ku mateka nubwo rutayabayemo. Hari nanone imikoreshereze mibi y'imbuga nkoranyambaga nk'uko nabivugaga, n'itangazamakuru, ubumenyi buke ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi, amakimbirane mu miryango, ubusinzi n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, kudakunda umurimo no gushaka kugira vuba, imico y'inzaduka no gukoresha nabi uburenganzira bahabwa. By'ukuri urubyiruko
turabana umunsi ku munsi, ndabazi ntabwo mwankwepa. Hari uburyo dukoresha amahirwe yacu ariko tukayakoresha nabi. Hari ibintu biratangaje cyane kubona umwana wo muri 2005 agaragarwaho n'ingengabitekerezo ya jenoside. Mu by'ukuri ni amateka yiga, ariko yayiga akayiga nabi. Ubumenyi buke nabwo butuma amateka tuyatwara uko atari, tukayagoreka kandi bidakwiriye. Rero nk'urubyiruko dukwiriye kwiga amateka ya nyayo, yandi batubwirira ku mashyiga, sinzi nimba ku mashyiga gihari. Dukwiriye gukomeza kumva neza bya bindi batuganiriza biganisha mu gusenya